So ibiganiro Nyamonda ajya akora wenda avuga ku bantu ngombwa ko bafunga yego ni nyine Nyamonda ibiganiro Nyamonda ajya akora avuga ku bantu bafunzwe nako ati nta mutima agira umugabo ngaseka imbohe uwo bivuga hiki wavuga ko batafunze umuntu bamufunze se irindwi we ntibamufunze nanjye baramfunze ubu Nyakusa nawe wamutaranga inde Nyakusa nawe wafunzwe wamutaranga nawe bagufashe ugavuga ngo bagukubita irindwi oya ntabwo nagize amasabiri irindwi ni itatu kugira ngo amenye abakunzi bitewe n'icyo nakoze n'abanzi nta cyaha ko cyarenze itatu Nyakusa kubera iki nose Nyakusa nk'icyaha yagomona ari nk'iki cy'ubushukanyi gute ushukanye gute kandi nabi nama agenda isikuro oya ntabwo ibyo yabi ntabwo umuntu kubeshya ntabwo wacuruza bino bintu utagira akarimi keza siko nawe utabizi kandi ncuruza botike agiramo byerebyere ngira mu rurimi rwiza iyo uje ikazamite izamo neza tubare patiri kaburiya ngo ngo umpaye miliyoni mbe nkora ukayima nose ntayiguhaye ibyo ntago wabifunga ese umuntu mutandikiranye wamufungisha ariko oya niyo mwandikira ideni ntago rifungiye babuzwa n'iki barabunga ariko ko wemera kwishyura ni mboneza mubano uzo ko ntabyo uzi wowe bigarukira hafi none umva nkubwire kugira ngo wemere uza abantu bari mageragere baje bahabwa amafaranga umuntu akafata miliyoni akayimuha cyete sheke itazigamije cyo kwanza ujya tane sheke kwanza uba tare sheke babyita bide confiance abida confiance genda umunyamategeko ndi muguha ntabwo uri warafunzwe ufunzwe igihe kinini bimenya amategeko ntabwo uri nawe roje uyamenye urumva bifunzwe igihe kinini ntabwo sori mbu ntabwo umunyamategeko ahubwo afunzwe igihe kinini ndi muguki nta munyamategeko uri murabyumva patiri ni ukuvuga ngo none kugira ngo ubyemere buri ikintu cya mbere ribu yanga ko umuntu yakwizeye ukamurira ikintu uvuga ngo nta byanditse barabunga bandi ngo nande Niki ntabwo mubyemera ariko se ntabwo babisobanuye bande ntabwo wari uhari hari ibyaha byakuwemo cyangwa bitatu gusigamo bine ngira jihad hoya reka nkore ku jihad byarakurikiranyweho ni nka kuno tuvuga amagambo ari bikaduhamagara ikabyandika ukabyandika iyo ugeze rero ukiyunga nabo watutse se kubanza iyo ugezeyo ibizanira rimwe igaragaza ko warananiranye ariko ni ukuvuga ngo igaragaza ko ufite izindi case izindi case kuko rega ribu nagati ifunga umuntu ribu iragwamagarika kugira inama yego ari igasiga ubyanditse ariko nanjye numvaga batafunga umuntu wabo ideni uryemera nguki ntabunga hari ukunga umuntu ukuntu batwunga patiri ubu nge nawe dushwanye cyangwa tugapfa ikindi kintu runaka ariko nkemera ntabwo mvuga umuntu utemera warubuze ibyo bintu ntabwo niba warambuye n'umuntu ngo mukuba wemera ko sindayabona ni mu gihe uhakana rero ubwo se ribu yakunga n'umuntu udahakana none se mutandikiranye wajya kuregesha umuntu kandi none barakubaza ati muri 2013 niwabonyemo wamuririye amafaranga nuko bigenda yagize nicyo mvuga dufite ibibazo baranyaga nguki umuntu utemera ayo mafaranga wajya kumurega ute uyu uramurega atanayemera nosaka nkubaze ko umuntu akuba telefone utamuzi ukajya kumurega tuvuga aho ngaho kubajije subiza ko kandi yego ibyo birashoboka iyo mavanza wumve umugo kitambitsemo oya reka nkubwire ari ukuba miliyoni barayikoresha kuri telefone akaba yerekana message akavuga ati miliyoni yakugezeho wari wahinze Kuya ntarabona icyo niki ariko niba yaragwaye kandi mfite ubukwe yarantwerereye agutwara miliyoni se uri kuvuga ngo bura gupresiza gutwerera seretse umuntu w'umuboss niwe utagirenza 50 ariko abandi hafi bose oya patiri no mategeko ndabaza batwerera miliyoni patiri mu mategeko ibintu nk'ibyo nta nubwo byemewe tuvuge ufite business ucuruza wenda amateleviziyo kuvuga ngo iyi televiziyo ngo kuko ngo nayihayemo impano mama wanjye ngo sinayisoreye ngo sinayicuruje ngo nayihaye impano ibyo ntabwo byemewe kuvuga ngo gutwerera rero ibyo ntabwo ari ibintu nta mpano zemewe muri business nta kare impano baranayifungira nk'uwaye impano uri umuyobozi ni 15 ubu Nyakusoje ukamuha televiziyo yindi utakira 55 babigufungira ni vuba oya ubwo yahajemo ikibazo waranze muri business agomba kuyisorera bakumena amaso we ntabwo mujyamo ababyeyi iyo ngingo ko ntabwo mujyamo papa iyo ngingo ko numva nayumvise ra sasa iyo ngingo sinyumvise neza Nyakuso kwanyagisangwera abasirimu nibyo abasirimu ari mu ivumbi nagaraga ari mu ivumbi hano abasirimu tekuna basa neza urumva ariko ntabwo arasa neza ahubwo kano kantu kameze gute ko kameze nk'akuntu zakabiragamo ku maso kayibanda karagano kageze gute akanyine twarakubatse nyine kamaze iki nyine kamera amazi Nyakuso n'abastari baratanya kwikopesha ntabwo babura barahari ni nabo ba mbere ni n'abatindi biguki ariko harimo wanyambuye yitwa Jeep Acoustic inde Jeep Acoustic ni umusitari se nawe
ni umusitari arazwi afite abantu bamuzi yakwambaye ikiza kandi we amafaranga yaraje aragenda aragenda atakuye aranamburuka aravuga ati Nyabusa n'umushuti wanjye umujyi w'abasitari b'ingegera barambura urimo ideni rya menshi ninde n'ubu tutamuvuga urimo ideni rya menshi oya nta wundi ku ideni kandi tuvuga ngo barahari barahari ubwo ni urugero nyine nagiyeyo sinkubwiye ngo impamvu yamuvuze nawe nuko yamuborotse oya simvuze ngo uvuge izina ugutera n'imo menshi ndimo 70 hakuramo 70 reka nano se nkana oya ako business ariko y'ibiryo arabona nishyurira arabona agiye nishyurira bya umuntu aza kurya adafite amafaranga asata ashobora kuba yafite ariko wenda ari kwigiza nawe kugira ngo umuntu bari kumubaza nta bantu bakwambura baza bakwitira ko mukora imirimo imwe ko tumuziranye yego reka tujya gusa turakorana kuko ivuze abasitari hazamo n'abahanzi oya ni ukuvuga ngo ntabwo uri ku rwego rw'abahanzi ni ukuvuga ngo buriya abahanzi nibo bantu ba mbere b'abatindi mu Rwanda bakeneye nuko vuga abantu muri rusange nagari muri rusange oya ntabwo navuze bose karavuze ngo abahanzi oya ariko areka babiyumva bamvuze nabo bahari bahari ubu se nka Pfura zana kakwishyura Pfura za kuryana kwishyura amafaranga ameze neza cyangwa undi mu bugezi wabonye muri rihaso se iki Pfura muri rihaso na King James na JC ari sikorege sazeho oya si ya ntuza se bagize cyangwa cya King James bafite nyine yego yisuko bafite indirimbo yego nyine bazayi performing King James yamwise Pfura vuye Rubavu oya bavuze reba Kamaro ari wo manager koko Kamaro yabahiki kandi barimbye ko de besa Pfura wose arabahaye yararimbye ko se baramuha muri na Green P kujyayo bari bajyanywe na Kamaro oya na wa mushuti wanje yari yagiye Rogani Rogan uramukura we nawe bari kumwe ariko uzi ko wese umutinde bari bafite ishoyiro umutinde utavuga zubwo ntimwavuye nyine nabikore iyi ndabizeraga Jackson ikintu nibaza ni kimwe nyine wese muri situation yose bikugora kwishyura umuntu akoze wishyura umuntu kandi ari wawe aho kugira yishyurira nyine aravuze ntafite manager oya uramwishyura kugira n'imibare igire ihure byasohotse biba bigomba kuba nese we uramutse utabiteganyije kwishyura umuntu rega ibintu byose n'uwe ntabwo wabiteganyije nese nateganyije ko umuntu anyambura ntabwo wabiteganyije ariko muri iyo situation ugomba guhita ukora ibishoboka ko ni nkaho buhombye nyine nanone ubibara nk'igihombo cyo ngicyo ariko so umuntu bakongera kumwakira tuvuga ngo tuzamwishyuza mbere wapimita mbabwira uzamwakirwa azamwishyurira nyamo wabyumvise cyazajyana nawe nyamo wabyumvise agatavuga ngo nango ubutanze ahita nkwirukana wongera kumukopa ahita ajyana nawe wonci yamba muciye umuci hari abantu b'ingegera ibiryo byano bya menshi bigura ngahe shani by'ijana bya nese nk'ihene yose hano byo mutanga umuntu urakoresha ihene yose irimo umuceri ashyiraho icyo ashaka ishaka kuzaho umuceri pomme sauté biterwa n'icyo ushaka ihene yose bari ijana naho ku anniversaire wazayigura bari ijana ijana ntabwo niyigira ibyo ngibyo ni umurengo Jackson nawe na anniversaire ugigira nose yigeze ariko narayigize nararangiye ariko ntabwo njye mbipona ntabwo ugiye celebrate nose ubundi ugeze ibyo gukorera kurya kubikorera wowe ugate na cake none nanjye birasa simbyemera ariko nimukajya mujye uzukoje ubundi umugore wanjye bikoze ubikora amafaranga abaraye ntabwo nabwo uzukoje ubundi umugore wanjye bikoze bikambabaza ibyihorera kandi umugore wawe Jackson umugore wawe bikoze byakubaza cyane sara harimo imiryango ibiri sara harimo imiryango ibiri usura amafaranga yo gufungira ndimo ndubaka beza kuki witonganya byarambabaje rwose beza kuki utamubujije iki utamubujije yariko arapfuna yaragutunguye yariko arapfuna ni barabikoze rero ntukageze narabibona narababwiye bicaye aho ngaho uraguti ndababaye ndavuze ati ndababaye rwose hagiye nka senkani se guki akubwiye imiryango ibiri harimo imiryango ibiri myiza y'igitando rwose ariko ushobora kudakoresha anniversaire ariko ubikunuka bimukorera manu nta kintu bitwaye nanjye simbikunda ariko nabikoreshereza umuntu ndamutse mukunda umuntu n'umwana wanjye sinabimukoreshereza ariko jye sirimukanyamo azabyikoreshereza twabonye amafaranga jye sirimuka ibyo ni ibiciro jye sirimuka kankwereka kugira ngo wemere iyo wamuze anniversaire ugeze cyangwa wageze ndavuga ati fite amafaranga yo kuguramo imyenda byose babimukoreye byose byiki agakeke se gasimbura imyenda byajya byihorera azi kubona iyo foto shani iyo video oya shapi patiri bireka patiri kuzura bintu cyibireka kuzura bintu kunari umure wari wagurira umuntu keke ari usanze baguriye keke nyuma y'icyumweru nyisanga mu bishingo kwa kundi bayiguza neza cyane ntabwo ibyo bibaho barazijugunya umusaza vure bayimugura akayikubita ishoti oya byari prank oya ntabwo ari prank nari impari bari bamutunguye umuntu ntabwo agukunda ahita azikubita ishoti bose bagurira umuntu keke mukundana yagize akayikubita hasi patiri nk'abantu babinywera icupa
ntabwo izo furi wazibabwira oya usanga atari burya keke harimo ari ngo icupa noze cyo kibundi bivuze iki kandi iyo umunsi warangiye nose ko umugore wanjye bambwiye ngo nakora agapura kajisho rire keke nuza amasukari yanze kurira amarira yarabuze we yaraje abati ibyo ni ibiki